Yes, amahoro ku bantu mwese mukurikiye Kiyo TV. Uyu munsi breaking news tubazaniye amakuru mashyashya. Uyu munsi muri iki gitondo FRDC n'abamayimayi n'abafatanyabikorwa babo uyu munsi bagabye igitero ku banyamurenge Gakenke aho bita Minembwe. Bano uyu munsi byari danje, byari ikibazo kabisa ku bantu mwese. Iyi ni inkuru yatunguye abantu benshi, iranabababaza kuko urumva ko ntago ari ibintu bikwiye, ni n'ibintu bitari byiza cyane kuba abaturage babasha kuba bahemukira abandi. Yes, iyo ntago ari inkuru gusa turi bwabagezeho, nababwiye ko ari breaking news, amakuru arambuye turaza kuyakomeza mu masaha ari bwaze kuza. Indi nkuru niyo leta y'u Rwanda yamanuye intwaro zikomeye cyane, nongereho ngo intwaro zikomeye cyane, ikaba yazimanuye ku mipaka wa Kongo, uhuza u Rwanda na Kongo kugira ngo birinde. Nyamuneka kubera iyi ntambara ikomeze gushyamirana hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na Kongo n'abafatanyabikorwa bayo, ibintu ni ikibazo aho leta y'u Rwanda ivuga ati tugomba kwirinda ikintu cyakomeretsa umuturage wacu, dore ko leta nicyo kintu bishinzwe kurinda abaturage. Tumeje kuri breaking news yacu, perezida w'u Burundi bakunze kwita Neva ejo bundi yarari kumwe n'abaturage arimo abaganiriza, aza kuvuga ikintu gikomeye cyane cyatumye isi yikanga, abantu bavuga menshi batekereza ibintu byinshi cyane, aho yavuze yuko umuntu uzabegera cyangwa uzabendereza, niko we yabyise, azamumesa ya mvugo yabo bita kumesa, saho yavuze yuko azabagandagura. Perezida w'u Burundi rero akomeje kutungurana cyane, aho yaviriye ku bintu byo kujya yivugira ku bijyanye n'ibiryo gusa, akabwira abaturage ati njyewe ibiryo ndabifite mu rugo, kandi wenda abaturage bashonje. Akomeje kutungura abantu benshi cyane. Yes, abari bateze amatwi Kiyo TV, turabashimira kuba mwakoze sabone neza na like ku biganiro byacu, share, murakoze cyane. Reka tuze gusubira.